umwanzuro wo guhita gusubiza direct kubera ko ataguhaye rendezvous ko arizo za nizo nawe niba arizo baziguhaye si ibintu saba urakoze umunsi wa mbere duhura tuja kuganira kuri iyo projet naramwemereye nama ngenda ntwaye yego nikaho nari ngifite muri saka wagiye yitwaje nagiye nyitwaje ahubwo wayitegeye nayo moto gusa nkiyahindura nk'ikindi ciyumviro ese nyine kuko wari utwaye yego wari ubizideje ko agiye kugutereta nari mbizi ugenda utwaye yego kiyo ushika kamagura ngo nakuboneye akazi uzagenda nari kumuhakanya ngo ntako nshaka muraho bakunzi ba SPCBA official nizere ko meze neza umuherereye hose kandi mbaha ikaze kuri icano nshasha mbasaba kubashigikira kubateza imbere no gukomeza kubahereza ibitekerezo hanyuma kugira ngo bakomeze batere imbere nabo ntibazabatenguha bazakomeza babageze ibiganiro byiza bibubaka bibakomeza muri byinshi icyo tubasaba nuko mukora subscribe kandi mukoreshe musangiza abandi ibiganiro byabo ndabizi muzagubwa neza cyane hanyuma tutabatindiye reka mbahereza umwanya babashe kutwibwira ku burambuye hariho benshi batabazi ariko icyo mbasaba nuko mukomeza gusa kudutega amatwi reka mbahereza umwanya babashe kutwibwira hanyuma dukomerezeho n'ikiganiro nabateguriye uyu munsi cyiza cyane ndabizi kirabagwa neza kabisa rero mbahaye ikaze cyane bene data murakoze cyane munyamakuru amazina banita Rukumbuzi Seba Patrick umupapa ndubatse uyu ni madame turi kumwe reka nawe abibwire ego murakoze cyane naje banyita SP Nyamunyura ndi umumama uyu niwo mutware wanjye murakoze ego asandi cyane noneho tudatinze tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina nateguje gusangiza abakunzi ba SPCBA official love story yanyu ukuntu mwagiye mukundana ukuntu mwatangiye gukundana nibyo bintu tugiye kwinjiramo rero tutarambiranye cyane reka mbaze ikibazo ukuntu umutware wawe cyangwa se serugo yafashe umwanzuro wo gushaka kritere yifuza n'izo kritere aragenda zitubwira hanyuma twumve ukuntu iyo safari yagenze umwanya n'uwawe murakoze cyane urugendo rwabaye rurerure ntabwo rwabaye rugufi ego kuko periode ya fiançailles yacu yari hafi 3 ans kuko ndatekereza ko ni 2 ans et 2 mois twatangiye muri 2013 2014 dukora mariage le 19 décembre 2015 urumva ko imyaka 3 yari ikwiye cyane kabisa twagiye urugenzi rurerure ariko kandi rwiza igikuru cyatumye ruba rwiza nuko twageze ku cyo twifuza kandi nyine niyo periode nayo ni nziza fiançailles y'abantu babaye bose fidèle honnête nabyo ni byiza hari byinshi abantu bagiye biga rero hari hageze ko twubaka wenda ndiheraho njewe umuntu iyo yize ishuri akarirangiza akaba akora urumva ko na presiyo z'ababyeyi ziba ari nyinshi cyane kabisa rero hageze ko umuntu atangira observa le monde féminin hari critère umuntu aba afite critère yanje ya mbere yari umukobwa uva mu muryango w'abantu bakijijwe abantu b'imfura nawe akaba akijijwe ubwiwe kuko umuntu ashobora kuva mu muryango ukijijwe ariko wadakijijwe ikindi kigira kabiri harimo notion y'ijanye n'iby'ishuri yego wenda kuko umuntu uba wumva ko wize ishuri ukarangiza kandi ukaba wumva ko umufasha hari ibyo azagufasha no muri education y'abana muzabyara icyo nacyo cyari kirimwo
kubakana n'umukobwa wize kandi nawe ushoboye ishuri uri kurajeze. Hirya y'icyo hakazamo ikintu wenda cya gatatu, numvaga nkeneye umukobwa mu by'ukuri w'intwari, inifiye vayante. Mu buzima urabona ko umuntu ashobora kuba abaho ari umuntu udacika intege, ko mu buzima haba hari byinshi bica abantu intege, ariko bijya Abongereza bavuga ngo don't give up, kutaba desi, kutabandona igikorwa. Kumva ko nari nkeneye umukobwa uzanshigikira. Ikindi rero, nakundaga umukobwa uzi kuririmba. Kriterezo bari nisha, ariko nizo no kongeraho n'ikindi, umukobwa utari injyajya, uri honete. Ndatekereza ko ku ruhande rwanje izo nizo zari kritere. Hanyuma tugende ku ruhande rwa madame wawe, nawe natubwire akimara gutekereza kubaka, kritere yagenderagaho cyane cyane kuri we nizihe? Murakoze cyane. Nje nari ntaratekereza kubaka, babigushizemo gusa. Ariko nyine nubwo utari wabitekereza, ariko hari igihe wicaraga ukavuga ati keneye umugabo umeze gutya na gutya na gutya. Yego niko bimeze. Nubwo nari mvuze gutyo, si wo waje wa mbere. Haje n'abandi benshi cyane baza nyine kugira ngo bazane uwo mushinga, ariko nyine niwe Imana yaduhuje. Hanyuma jewe nkuko wari ubibajije kritere, nje ya mbere navuga ngo azaza ari umuntu w'imfura. Iya kabiri azaza ari umuntu w'umukristo, kandi nyine utuje udafite akajagari. Hariho abakristo bamwe akajagari kamwe, hari bamwe uzubona baragiye cyane ukabona nyine ni babandi sinzi uko no basobanura. Umukristo utuje nyine ufite ibintu bituje, utuje muri we. Ikindi umuresponsable, umuresponsable, umugabo nyine ubona ari umuresponsable. Buriya ntiwamenya umutima w'umuntu, ariko buriya ngo turuta umwana dutoye. Iyo witegereje umuntu ukamwumva, ugerageza gusoma duke nubwo utosoma byose. Ufite urugo rwiza iwabo, abantu basenga b'abakristo. Iryo ni ryo sengesho nagiraga. Nari ntarasengera umugabo ngo mvuge ngo naratinze ngo nabuze umugabo, ariko nageze mbwira Imana ngo Mana, ninja kubaka uzampa umugabo w'umukristo n'urugo rwabo ari urw'abakristo. Rero Imana yabikoze gutyo, niyo mpamvu mutubona turi kumwe. Asante cyane. Tugiye kwinjira noneho in deep mu kiganiro. Muratubwira ukuntu, ariko ni mu ruhande rw'umutware niwe wafashe ya mbere, cyangwa ni se nitwega tuzadushigwaho ibyo nubwo twese tubihuriyeho, cyangwa niwe bandikiye? Nitwe tuza tubanza. Cyakora wenda ubaho bigeze, ndagira ngo n'abandi ubu ngubu basigaye bavuga umugani wa mugore wabwiye ngo se gutaho doziba ngo yatutse umudamu ngo ziba, nawe ngo suko nta bandi bo buziba. Naho nitwe tuza tuvuga, ariko n'abandi bovuga ko ari urukundo, twese turarusaba, nawe rumurimo yarusaba. Kandi njewe mba numva ari n'ubutwari, ari n'ikintu cyiza cyane. Umuntu arinza kubwira nawe agasanga nawe umwiyumvamwo, bizaba ari byiza cyane. Ariko nije watangiye. Hanyuma tubwire, watangiye gute gufata umwanzuro wo kugira ngo kwazi ijya mbere umubona? Wamubonye gute? Wabonye se ko ari we wifuza nyine muri wewe? Umunsi wa mbere mubona, nariko nkurikira televiziyo, harimo CD nimba ari ministere simvyibuka ni kera, yitwa El Shaddai, bambwira nimba arayibayemwo. Hanyuma rero paye nikurikirana bisanzwe nicaye ku mugoroba, umuntu avuye ku kazi, ngo ndebe muri baba ririmbyi bari barimwo, ndamubona ngo mubone, numva ijisho ryafashe kabisa.
harimo n'undi mukuzine wanje yitwa Soleil, umukobwa w'abasinzira, ariko mama wiwe ni umu anti wanje, batuye Amerika. Yego. Hanyuma uwo munsi rero urumva nari mubonye bwa mbere, ariko sinari nzi ngo ninde. Hakurikiyeho gahunda wenda yo kubaza umuntu umeze kuriya wari kuririmba, kuko nari navuze ko nakundaga n'umuntu uririmba, kandi ubanza ko bombi uko bari bahagaze biranagaragara ko bari inshuti, kandi bari bajya batangiza danse. Noneho ndabaza, mbajije bambwira ababyeyi biwe, ababyeyi bo nari mbazi, usanga arava mu muryango mwiza w'abakozi b'Imana. Ico naco gakera gishubije kijya nari ni. Ego. Nuko ni ku munsi wa mbere namubonye. Nukuvuga ngo wamubonye kuri televiziyo. Ego. Ku buryo niho wahise wumva ko mu baririmbyi bose bari aho baza babyina, abari we uhitamo. Narakubise gutya, abari we rifata. Urumva undi yari umukuzine, kandi umukuzine nawe yari umugeni. Ego. Yanaje gushaka icyo gutangaza uko byagenze. Ni ukuvuga ko wa mukuzine wanje yashatswe n'umukuze wa madamu. Uko byagenze ni ukuvuga ngo umukuze w'uyu yatwaye umukuzine wanje. Ego. Hanyuma umugabo wujya mu mukuzine wanje nawe akaba umukuze wa madamu. Sinzi uko byagenze nyine, ariko urumva nyine ni nkaho zabaye ibyo kubadirisha. Ni mwe ba mbere. Uwo yari umukuzine, kandi nawe ari umuntu tumenyeranye, we twari tuziranye. Urumva ko umwana wo kwa anti wawe, ariko noneho urabibona kenshi ubu, kera barabikora n'ubu biracyakogwa, ariko burya umukuzine w'umuntu ni mushiki wawe buriya. Nka mushiki wawe direct, ariko ni hafi. Umwana uvukana mama we yavukana papa wawe, urumva ni hafi, ariko hose nawe aho yagiye ni bo. Hanyuma uwo munsi none wari uvuze ngo rero ga ndebye, uyu niwe narebye. Mbajije rero ndamumenya, ntangira gusaba contact, nza kuyironga. Urumva ko ni birebire twatangiye tuvugana gahoro gahoro, kwandikira umuntu kagusubiza, kibaza bavuga menshi, yari nimero nshasha. Natwe nje kubera ndi umupsikologe, hari icyo baza bita ngo gusonya les premières impressions. N'ukwirinda ukuntu umuntu akubona umunsi wa mbere. Urumva ko yaravuze ngo umuntu uri responsable, utari legere, hagati aho nubwo habivuga mu kinyabufura, ariko ni nk'akayayo uko ashatse kuvuga cyane. Nk'umuhungu utari nk'akayayo, ntiyashaka umuhungu wo umeze uko. Hanyuma rero byasabaga ko nyine witonda mu bintu byose, nubwo ntari nzi ko ari byo agenderaho, ariko igihe cyose ufite umushinga nk'uwo, ariko no mu kinyabufura muri education, ugomba kwirinda kugira ngo umuntu tagasetinge image mbi kuri wewe. Uko niko byagenze rero. Twatangiye kuvugana nubwo nyine bitaza byama byihuta kuri bo, ariko nubwo twatangiye kuvugana plus de connaissance, tugenda tumenyerana gahoro. Aho umunsi wa mbere muhura, byagenze gute kugira ngo umusabe appointment? Yabyakiriye gute muri iyo minsi nyine, muri ibyo bihe? Urumva ko twajanye igihe cyo kwandikirana, kumenyana. Hari umuvandimwe mfite, ni umukuze paternel, ariko noneho mu kinyamurenge nibi twita ngo mukuru wawe. Hanyuma rero yaramubereye se wabo, kubera ko mama w'uwo mukuze na kakaga noneho baravukana. Urumva ko hariho ayo masano, byasaga naho nkaho kuvugana kenshi. Nyine nawe yabifata ko ndi nka wa muntu, yari anazi ko wenda intego ari ukuzubakana. Yo wenda arazi ngo nuko
mubonana bafitanye amasano n'ujya mukuze wanje ariko mu by'ukuri jewe sico cyari kigenderewe sico cyari kigenderewe nje nari mfite umushinga kugira ngo tuzubakane harashitse umunsi umwe tuvuye kuri eglise twataramye après-midi twari tumaze kumenyerana musaba rendez-vous yuko twozobonana arabyemera hari dimanche twabonanye le weekend je kwa yari samedi ukwezi kwa gatatu 2013 gusa umunsi niho ntokwamamenya ariko ukwezi n'umwaka na weekend byari muri weekend gusa umunsi niho ntibuka ngo itariki zari zingahe nuko niko twabonanye rero nda expose projet mufiteho kujya navuze ko ntashaka umukobwa ushobora kuba ari injyajya nanje sinari nzanywe no kumubesha mu by'ukuri nahise mubwira ko nje namukunze mfite umushinga ko twokubakana nimba nobona ayo mahigwe kandi akabimbwira bitatwaye igihe minsi wenda tugize tuvugana nimba hari ico nawe yanizeho kirahari nuko niko byagenze igikomeye rero kiri muri byinshi mukundiragira uwo munsi yahise anemerera yahise anemerera uwo munsi abarakwemereye ku munsi wa mbere ubwo nyine ibyigeze bitinda twagize ubugenzi rurerure gusa twaratesetse ariko njewe ntabwo byangoye nubwo twagize fiançailles ndende ariko nyine yahise yemera uwo munsi ariko ako kantu turagatindaho cyane mu ruhande rwiwe atubwira ibanga yakoresheje kugira ngo yemere direct bitewe n'ibyo turi mu guhura nabyo imitima yacu yarajanjaguritse wore zatubaye dufite ibikomere by'amapointment akagenda gahera ukwezi ibyumweru bingahe iminsi ingahe cyakora gente bantindiye kabampaye amasaha ndeke kuvuga wumva ko ari we byoroheye njewe urugendo rw'imyaka 2 n'amezi 10 urumva nyine harimo fidelite kwihangana iyo fiançailles imeze gutyo cyukuri urumva ko twari twarakundanye bikomeye kandi ubu turakundana cyane okay abuza muyibona cyane nuko mwicaranye honyine gusa tuko turamo tuyibona hanyuma ku ruhande rwiwe reka mubaze kuntu atubwire kuntu yafashe umwanzuro wo guhita gusubiza direct kubera ko ataguhaye rendez-vous ko nizo si ibintu saba urakoze umunsi wa mbere duhura tuja kuganira kuri iyo projet naramwemereye nama ngenda ntwaye yego nikaho nari ngifite muri saka wagiye yitwaje nagiye nyitwaje aho wahitegeye nayo moto gusa nkiyahindura nk'ikindi ciyumviro ese nyine kuko wari utwaye yego wari ubizideje ko agiye kugutereta nari mbizi ugenda utwaye yego kiyo ushika kamagura ngo nakuboneye akazi uzagenda nari kumuhakanya ngo ntakoshaka nari kumubwira ko ntakoshaka wari kuba desikweri sawa noneho ukuntu byagenze iwavuga ko namwemereye wa munsi ariko muri nje uko biri naramwizeho gusa sindi injyajya mu buzima bwanjye sindatunga ubujyajya kubera ko nari namwizeho mbere sinagarutse ngo mvuge ngo ndasubira kandi nje kukwiga kubera ko yari yavuze umushinga wiwe kandi naje naramwize kandi nkabona yuko hariho tugomba kubakana nahise muheza igisubiza aho ngaho direct abakobwa nyabona borohera abahungu borohe kabisa mworohe amapointment amazana mwiyoroshe mureke kugorana ibintu by'ubujyajya ngo ndagiye ngo nzakwiga byo bintu babireke nimba wakunze umuhungu kandi uhabona ari we nawe ubwawe uramukeneye kandi nawe aragukeneye mworohere wamumubwirira aho ngaho batubwirire noneho uko byagenze nuko nguko naramwize hariho abavandimwe biwe ndetse hariho mukeba wanje ico gihe yari ataraba mukeba wanje twarigana nigaga ikiganga tubana mu ishuri hagumaga kumbwira ati
muramu wanje aragukunda si ibintu akicara arimbwira yari yarababwiye yari yarabatumye akicara abimbwira n'abandi benshi bavandimwe biwe n'izindi nshuti ziwe urumva abantu bakomeje kukubwira gutyo hari igihe nawe bigenda bikakwijiramo yawe ukabona ko bihuye bitamacinga ukabivamo kandi bimacinze nyine wumva nyine bihuye mugahuza nuko niko byagenze ni abantu bagumye kubimbwira nanjye nkora recherche sinari kwemeraga umuntu ntarakora recherche ngo menye umuryango avamwo menye za kritere zanje ko zikwiye narabikoze sanga zirakwiye zose waza nti wazina nta nizo watubwiye kritere wagenderagaho niziye kritere ko ndagira ngo nazivuze nazivuze navuze ko ni cyagihe cya mbere haje ubufura ubukristu n'umuntu nyine ufatika mu buzima kujye nyine ubwo bufura buhari n'ubukristu hakabaho n'akanoti buriya ibintu byose biba byagenze neza amakuru namenye rero umukobwa n'ifaranga ngo ntibazatandukana cyane washobora kutabigaragaza ariko hari abandi ngo biza binanira kwihangana akama bigaragaza nyine ko ifaranga zikeneye cyane ariko nje ntabwo nkunda ariko ntawe uzanga ariko si kuri rwa rugero rwo kuvuga ngo umuntu arakabya hari bamwe numvishe ngo baza bitwa reka mbireke aho ngaho nuko niko byagenze kritere vraiment izo nari nkeneye narazibonye buriya mu buzima ibintu byose ntibyuzura hari twebwe abakobwa tugenda ukavuga ngo shaka umuhungu ufite inzu shaka umuhungu ufite imodoka wenda ibyo ngibyo ntubibone ariko icambere ni umuntu ni umutima wiwe nico ngico nico cambere sandi cyane ego aho muba mutangiyega isafari y'urukundo nikako nuvuga hanyuma ikibazo ngiye kukubaza mumaze gukundana gufata kwiyangaje muri ico gikorwa cyo vuga ngo reka dukundana umukobwa wenda wamutekerezaga ko ari umuntu runaka ameze ukuntu runaka jewe ntazi mumaze gukundana wasanze ariko ameze cyangwa se hari bimwe wagiye ubona bitameze nkuko watekerezaga wenda sinzi kuririmba ariko navuze kandi ico ndagishima kuko kubera ko mbikunda Imana yamuzanye nyine n'umufasha niyo noba ndi mwivuga butumwa nshobora kubwiriza numva hari indirimbo nshaka akayindirimbira kandi bikagenda neza nzambibona cyane bijanye n'izo kritere iyo nshobora kubanza ndirimba rero nari kuririmba yindi ivuga ngo twavutse dusanga bakuvuga ngo tumaze kumenya ubwenge dusanga urenge yuko bakuvuze izo kritere nari mvuze nasanze zose zikwiye ndetse harenzeho n'izindi nyinshi yego izo ntarinzi wenda hari izo nanje nari naragiye mu byo niga ibyo aravuze buri umuntu niyo ukunze umuntu ariko hari abantu baza bagutera intege cyangwa guca intege kandi byose bibaho kubahaye bashaka naba wenda tubatahure nubwo byabaye hari abashaka indamu kuri none kandi ibintu byubakiye ku nyungu ntabwo ntibyoramo icyo nemera umuntu ashobora gutanga nta rukundo afite umuntu yo guifaranga ariko atagukunda ariko kandi nti wokunda udatanga iyo ukunda n'ifaranga nabyo urazitanga ukunze umuntu kandi ufite uburyo ibyo ni ngombwa iyo ni imwe mu ma responsabilité ugomba gukora ariko mu by'ukuri nje kubindeba twagize urugendo rurerure kuko nabivuze ariko kritere zo nasanze harenga nyinshi n'izindi ntarizi kandi nziza zose kandi icyo nobwira abantu ndabyumva hari ibikomera abantu bahura nabo hari abahungu babaye desi hari abakobwa babaye desi kubera abantu nyine bubu ariko mu by'ukuri mu rugendo nka ruriya iyo mujanye nubwo yari yemeye gutyo byarashoboka ko n'ejo bundi yo mbonaho imyitwarire itari myiza akidezangaje
yego tuba tutarasezerana ni fiançailles ni promesse ni projet muba mutangiye yo abutisa cyangwa ntiyabutisa gafeiringa bibaho ariko burya umuntu muzobana ntaza kugora yego aza kugora hari akantu wenda kadasanzwe wenda kuri twebwe ariwe ntiyari akazi naje sinari nkazi ariko twabimenye umunsi papa aja kubaza iwabo gufata irembo yego bajanye n'umuvandimwe wacu watuye Canada ubu ngubu Alex uri wari president wa Mutualité Uvira niwe bajanye baza kubaza iwabo bashitse urabona ko n'umwana uva mu muryango w'abakozi b'Imana yego kandi naje niko bimeze ababyeyi bacu bose ni abakozi b'Imana nawe iwabo nuko nguko niko bimeze papa we yahise ababwira ko buguruye irembo ko n'umukwe bari bazi yazava ko hari igihe yagiye gusenga kuri Prayer Mountain Kampala Imana iramubwira nibwira umukwe yazava ni ukuvuga ngo nubwo twari ko tubikora ariko wari umushinga wateguwe n'Imana cyane uzwi kandi wategerezwaga kwa Butisa cyo nacyo turagishimaho Imana ko yaduhaye n'ababyeyi beza bayizi bari badufiteho n'amakuru mbere y'uko twebwe mu bipanga ku giti cyacu nta cyari kugorana ko byari umugambi w'Imana asante cyane ku ruhande rwiwe Imana wenda tureke ku babyeyi bawe Imana ntabanga yo kwibira uvuga ati umugabo wa nuriya idomaho agatoki ashobora kuterekwa ari igihe yonarota akavuga ati narose umugabo umeze gutya na gutya na gutya yewe sinabirose kandi sinabyeretswe kuko sinzanirwa ahubwo hariho abayumbe bamwe bama baza barambwira ngo uriya muntu ngo muri kumwe ngo siwo muzobana ngo si uwawe uyuga uyu turi kumwe karabaye noneho kurumva banyeretswe bakambwira ko atari we tuzabana ariko kubera ko ari uwanje nyine yari uwanje niyo mpamvu turi kumwe ariko nje sinigeze mbirota sineretswe kuko sinzanerekwa ego ariko uzukadiriye mugani wanda mayizi wenda ndamayize ngo bamugaburiye ngo ashu neza ngo agahaga ngo azayerekwa azakadiri ngo ashobora kuterekwa ariko agakadiriye oya twakoresheje ubwenge Imana buriya yaduhaye ubwenge nubwo tutokwerekwa ariko tugakoresha bwa bwenge Imana yaduhaye ibintu biza bigenda neza muri yo jani muri urwo rugendo rwo gukundana mwari murimo wasanze ibyo washakaga byose abyujuje nk'uko wabishakaga byose cyangwa ari bimwe wenda wagendaga wihanganira ukavuga ati reka nihanganire kino hanyuma ubuzima bukomeze niba umaze kuririmba kuvuga ya